Reka mbasuhuze kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, abanyeshuri mwese duhurira hano kuri chaîne ya YouTube Musinga TV, mwarimu wanyu ni Maxime Kayumba, uyu rero ni umwanya wo gukora umwitozo mu masomo tumaze iminsi twiga tuwukosora, channel nk'uko bisanzwe ni Musinga TV, nizere ko mwese mwamaze gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza mubone amasomo, imyitozo n'ibindi byose bishoboka, maze dufatanye gukomeza twiga maze tuzanatsinde. Ngaho reka dutangire umwitozo wacu wa none. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ku byerekeye amatara ijambo ubuso bubonesha bivuga iki? A. Urumuri. B. Ubuso busohokana urumuri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Dusubize he? Igisubizo kiri kuri B. Ijambo ubuso bubonesha bivuga ubuso busohokana urumuri ku byerekeye amatara. Bakubajije rero ku byerekeye utugarurarumuri, ijambo ubuso bubonesha bivuga bwa buso burabagiranamo urumuri. Igisubizo tukibona ku ngingo ya kabiri mu bika bisoza, ndumva ari igika cya 42. Ikibazo cya kabiri, kimwe mu bimenyetso biranga ikinyabiziga kigirwaho harimo inyuguti ya L. Iyi nyuguti ibiteye ite? A. Iba ari umukara ndende na santimetero 15. Iba ari ubururu ifite umweru ahagana hasi. C. Iba isa n'umweru iri mu ibara ry'ubururu. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Dusubize he? Ibimenyetso biranga ikinyabiziga kigirwaho tuzi ko harimo iriya nyuguti ya L. Iba isa ite rero? Turasubiza kuri C. Iba isa n'umweru iri mu ibara ry'ubururu. Ni ingingo ya gatandatu. Ni L yera iri mu ibara ry'ubururu kandi ifite uburebure butari munsi ya santimetero 15. Ikibazo cya gatatu, uruhushya rwo mu rwego D rwagenewe ibinyabiziga biteye bite? A. Imodoka zifite imyanya yo kwicarwamo 8 hatabaruwemo uw'umuyobozi. B. Imodoka zifite imyanya yo kwicarwamo irenga 30 hatabaruwemo uw'umuyobozi. C. Imodoka zifite imyanya yo kwicarwamo irenga 8 ariko itarenga 30 hatabaruwemo uw'umuyobozi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Dusubize. Turasubiza kuri C. Imodoka zo mu rwego D ni imodoka zifite imyanya yo kwicarwamo irenga 8 ariko itarenga 30 hatabaruwemo umuyobozi. Ingingo ya gatandatu. Ikibazo cya kane, ibinyabiziga bigendesha iminyururu bibujijwe kunyura mu nzira za kaburimbo uretse ibi bikurikira. A. Ibinyabiziga bitwara abarwayi. B. Ibinyabiziga bitwara amatungo. C. Ibinyabiziga bya gisirikare mu bihe bidasanzwe. D. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Dusubize he? Hano igisubizo kiri kuri C. Ingingo ni ya 9. Ibinyabiziga bya gisirikare mu bihe bidasanzwe nibyo bishobora kugendesha iminyururu mu nzira za kaburimbo, ibindi byose birabujijwe keretse nibura ari bya gisirikare nabyo kandi mu bihe bidasanzwe. Yego, igisubizo kiri kuri C. Ikibazo cya gatanu, imyaka fatizo ku bayobozi b'inyamaswa ni iyihe muri iyi? A. 20. B. 18. C. 17. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano dusubize. Turasubiza kuri D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imyaka y'ifatizo ku bayobozi b'inyamaswa ni imyaka 14. Ingingo ya 11. Inyamaswa y'imyaka fatizo ni 14, amatungo ni 12 n'ibindi tubona aho ngaho ku ngingo ya 11 y'igazeti y'amategeko y'umuhanda. Gatandatu, ibinyabiziga n'ibinyabiziga bikururana iyo bigenda bigomba kugira. Ibinyabiziga bigenda mu nzira nyabagendwa byaba ibikururana ndetse n'ibidakururana iyo bigenda bigomba kugira. A.
inziga zihagwa, B. Imyanya yo kwicarwamo, C. Imikandara yo kurinda ibyago, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bigenda bigomba kugira iki muri ibyo tubonye hirya, hejuru aho hose A, B, C, D, turasubiza he rero? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, igisubizo ni kuri D. Kuko iyo bigenda bigomba kugira ubiyobora, biriya byose batubwiye niyo cyaba gihagaze cyaba kibifite. Urumva rero ari ingingo ya 10. Ikibazo cya 7, ijambo romoroke ntoya bivuga romoroke iteye ite? A. Ifite icyo ikurura, B. Ifite ibiro birenga 750, C. Ifite ibiro bitarenga 3500, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Dusubize he? Ijambo romoroke ntoya bivuga romoroke yose itarengeje ibiro 750. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndumva ari ingingo ya 2 ku gika cya 19, hafi aho romoroke ntoya bivuga romoroke itarengeje ibiro 750. Rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko kuri B bavuze ngo birarenga 750. Igisubizo ni kuri D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. 8, mu muhanda iyo impanuka yangije ibintu gusa, abahuye n'impanuka bagomba gukora ibi bikurikira: A. Guhamagaza polisi, B. Kugana aho impanuka yabereye bakabyumvikanaho, C. Guhita bahava bwangu, D. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Dusubize he? Mu muhanda iyo impanuka yangije ibintu gusa, abantu bahuye n'impanuka bagomba gukora ibi bikurikira. Ni ibihe muri ibyo? Turasubiza kuri B. Bagomba kugana aho impanuka yabereye kugira ngo babyumvikaneho. Ni ingingo ya 4. Bagana aho impanuka yabereye bakabyumvikanaho, batabyumvikanaho bagafasha umukozi ubishinzwe kubyirebera. Impanuka yangije ibintu gusa. Ikibazo gikurikiraho ni ikibazo cya 9. Ibinyabiziga ndakumirwa ni ibihe muri ibi bikurikira? A. Ibinyabiziga bya polisi, B. Ibinyabiziga bya gisirikare biri mu butumwa bwihutirwa bikarangwa n'intabaza zihariye, C. Ibinyabiziga bizimya inkongi biri mu butumwa bwihariye bikarangwa n'intabaza yihariye, biri mu butumwa bwihutirwa bikarangwa n'intabaza yihariye, D. A na B, plutôt A na C ni ibisubizo by'ukuri. Turasubiza he rero? Twabonye ko ibinyabiziga ndakumirwa biri mu byiciro 3: ibya polisi, ibitwara abarwayi, ibizimya nkongi, ariko byitwa ndakumirwa ryari? Turasubiza kuri C. Byitwa ndakumirwa iyo biri mu butumwa bwihutirwa bikarangwa n'intabaza zihariye. Biriya rero bizimya inkongi. Ntabwo ibya polisi rero bivuga koko byose bya polisi ntabwo ari ndakumirwa, keretse biri mu butumwa bwihariye. 10, mu bitegekwa n'umukozi ubifitiye ububasha, ukuboko kuzamuye gutegeka abagenzi bose guhagarara uretse: abageze mu nsisiro bagomba kuhava, B. Abageze mu nkomane bahita bagenda, C. Abageze mu masangano bagomba guhita bahava, D. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Basubiza kuri C. Keretse abageze mu masangano bagomba guhita bahava. Tubibona ku ngingo ya 5 mu bitegekwa, ibyakwa n'ibimenyetso. Ukuboko kuzamuye ngo gutegeka abagenzi bose guhagarara uretse abageze mu masangano bagomba guhita bahava. Ni kuri C. Mwakoze rero gukurikira uyu mwitozo dukoze. Tuzakomeza gushyiramo imbaraga twiga n'andi masomo kugira ngo twitegure ibizamini ku babifite, kandi mugira umwete mwiga musubiramo. Ufite ikibazo yanampamagara kuri nomero zanjye izo ngizo, abasha kugira icyo musobanurira ku buryo bwimbitseho, bamenyesha ko dufite na groupe ya WhatsApp twigishirizaho. Wanyandikira ukabinsaba, kwigisha by'umwihariko umunsi ku wundi, naguha amasomo arenga 30, ibizamini birenga 20. Byose iyo tubishyize hamwe uba ufite ubushobozi bwo kujya imbere y'ikizamini ukabona amanota hagati ya 15 na 20. Dufite abanyeshuri bajya buzuza kandi yarigiye online tutarabonana na rimwe. Birashoboka hamwe n'imbaraga twashyizemo. Imana ibahe umugisha, mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe n'umwarimu wanyu Maxime Kayumba. Bye bye.